Gusaza ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu, ntabwo byagakwiye kuguhangayikisha kuko ntacyo wabihinduraho, ariko nanone hari igihe usanga umuntu abigiramo uruhare kugira ngo agaragare nk'umuntu ukuze cyangwa se ugeze mu zabukuru, hamwe usanga umuntu afite imyaka ataragera igihe cyo mu zabukuru ariko ugasanga aragaragara nk'umuntu ukuze. Twifashishije urubuga rwa retrichsuccess.com bavuga yuko hari imico umuntu agira ugasanga imutera kugaragara nk'umuntu ukuze cyangwa se umuntu ugeze igihe cy'izabukuru. Uyu munsi naje kugira ngo nkubwire iyo mico, nguhaye ikaze niba uri mushya, gushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Ngo umuco wa mbere mubi uzatuma ugaragara nk'aho ukuze ni stress nyinshi. Kugira stress ntaho wabihungira, ariko hari igihe usanga byakabije, rimwe na rimwe usanga byakuviriyemo n'uburwayi. Hahandi uzasanga utangiye gutakaza umusatsi, ugasanga niba wari uryamye mu gitondo ugasanga umusatsi hari ahantu wavuye kandi nta kindi kintu cyawutwaye, cyangwa se niba wari ufite umusatsi usa neza ubyibushye ugasanga uragenda unanuka cyane, icyo gihe rero ngo uba ufite stress nyinshi. Ikindi ngo amahitamo mabi y'ibiryo, kurya ni ingenzi ku buzima bwa muntu, ariko kurya ntibikakuyobore ngo usange ahantu hose urarya, ikikunyuzeho cyose urarya, ni ukuvuga ngo nta gahunda ugira mu mirire yawe, ugasanga uri wa muntu ukunda kurya ibiryo byo mu nganda bifitemo amaporoduwi yongeyemo, bifitemo amasukari menshi, imyunyu myinshi, ni ukuvuga ngo ita ku byo umubiri wawe ukeneye, ugabanye ikawa kandi ugire gahunda mu mirire yawe. Ikindi kudasinzira neza, burya ngo iyo dusinziriye ubwonko bwacu bwirema bushya, bityo bigatuma bukora neza. Kudasinzira rero ngo bigabanya insuline mu mubiri, bityo bikaba byakuzanira ibyago byo kurwara ubwoko bubiri bwa diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije. Ikindi ngo kunywa itabi, ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu banywa itabi usanga biyongerera ibyago byo kurwara depression ndetse bikabagiraho ingaruka y'iyangirika ry'uruhu ndetse bikanabatera n'indwara ya dementia, ni ukuvuga ngo usanga ari abantu bagira n'amastress menshi akabije urengeje ku bandi bantu basanzwe, hahandi usanga banagira amarangamutima mabi, kuko usanga akenshi abantu bakoresha itabi baba banywa kugira ngo bagire ibintu bagabanya baba bifitemo, ariko nanone ugasanga iyo bariretse biba bibi kurushaho. Ikindi ngo kuba ku izuba cyane, kota akazuba ka mu gitondo cyangwa se aka kazuba ka nimugoroba karimo kurenga ngo ni byiza cyane ku ruhu rw'umuntu kuko kagira ngo vitamine D, ariko nanone ngo kuba ku izuba cyane udafite sunscreen ngo bitera iyumagara ry'uruhu, bityo bikaba byakuzanira iminkanyari, hahandi usanga mu maso uruhu rwawe rwarumagaye utangiye kuzana iminkanyari, kandi ubundi tuzi neza ko umuntu ugeze mu gihe cy'izabukuru ari we wagakwiye kuzana umunkanyari. Ikindi ngo kutanywa amazi ahagije, kunywa amazi ni ku rugero rukwiriye bituma ngo selile z'uruhu zitohagira, bityo ngo bigafasha uruhu rwawe kutumagara rugahora rusa neza, kuko za selile nazo zisekreta umusemburo utuma uruhu rwawe rugaragara neza ndetse bikanarurinda gusaduka. Ariko ngo nubwo kunywa amazi ku rugero rwiza bifasha cyane umubiri, ngo ugomba kumenya ko kunywa amazi nabyo bigira urugero, ugomba kunywa amazi ukurikije ibiro ufite, ntabwo ari ukuvuga ngo ndanywa litiro 3 ku munsi, ndanywa 2, ndanywa zingahe, umenya ibiro ufite, umenye n'urugero rw'amazi ugomba gufata. Ibi nibyo naguteguriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe
ukande ku nzogera, ukore share kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.